ile kamata ya pili tutawasaidia kutumika bega kwa bega. Abo dutangiranye n'abaturage mu mujyi wa Uvira mu gihugu cya Kongo n'ubundi biyamiriza cyangwa se bari kwamagana kure icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga yuko ngo M23 igomba kurekura umujyi wa Uvira. Ibyo kandi bije nyuma yuko umuhuza wabo mukuru ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi yemeye cyangwa se asabye itsinda M23 n'ihuriro ko bagomba kurekura umujyi wa Uvira mu rwego rwo kugira ngo bashyire amasezerano ho umukono ari kubera i Doha muri Qatar. Ariko ibyo kandi byaje kuba uruduruva n'akaduruva kenshi kuko bamwe mu baturage cyane cyane bo mu mujyi wa Uvira bataje kubyishimira kubera icyo cyemezo M23 nayo yahise yemera inasinya ndetse yemera ko igiye kuba iri ku umujyi wa Uvira ariko kuri kondisiyo zikurikira. Mu rwego rwo kugira ngo barekure umujyi wa Uvira basabye yuko abaturage batagomba kujya mu kababaro nk'uko aho barekuye ingabo n'ubundi za Kongo zigumya zihaza wazana ndetse n'abandi n'ingabo z'u Burundi zikahagaruka, bityo rero abaturage ngo bakagumya babyinubira cyangwa se batishimira uko kuba ingabo z'abarundi ndetse wazarendo na FDLR bagaruka, dore ko bamwe bavuga yuko izo ngabo zibabangamira atari ingabo ziri professionnel, atari ingabo nyine z'igihugu zo kurinda abaturage, ahubwo ngo ari ingabo zirwa zibabambura cyane cyane wazarendo zibatesha umutwe n'ibindi. Byo kandi bikaba byagarutsweho rero na bamwe mu baturage bagiye bakomakomeye bo mu uwo mujyi wa Uvira. Ibyo kandi bikaba byatumye rero bajya mu mihanda bafata ibyapa bigiye bitandukanye. Amateleviziyo menshi yari yaje mu mujyi bari kureba ese kuko abaturage bari kwigaragambya kubera izi impamvu. Bimwe mu binyamakuru byabashije kuhagera byatangaje yuko kandi bamwe mu baturage babiririye babibwira akababaro bahuye nabo mu gihe kigiye gitandukanye, bashingiye kandi aho M23 wagifata ikahasubiza hanyuma abaturage bakabaho nabi. Ibyo nabo akaba ari byo bari kwanga bavuga bati dukurikije kandi aho M23 wagifata babayeho neza bameze neza. Ibyo rero natwe bikaba ari byo twakabaye twishimira, ariko kuba M23 yaba igiye kurekura hano nabyo biraza kutubera imbogamizi. M23 ese kuko iraza gufata icyemezo ive mu mujyi wa Uvira. Turaje tubive imuzingo, ariko cyo nakubwira nuko perezida w'u Burundi Ndashime Evariste nawe ku munsi w'ejo yari yandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ababwira ko ngo batigeze bava mu mujyi wa Uvira. Ubona ko yari ari kurega M23 ko batigeze barekura umujyi wa Uvira ahubwo babeshye. Bamwe mu baturage kandi icyo nakubwira nuko banditse ibaruwa basaba Donald Trump cyangwa se perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko atasaba ingabo za M23 kuva mu mujyi wa Uvira. Bityo rero nimba ngo biri mu basezerano kuko byagarura amahoro muri iki gihugu, bikaba bibaye ngombwa ko banawurekura, basabye ko ingabo ze za Amerika z'ubwazo arizo zakwizira zikabacungira umutekano, dore ko ngo batizeye umutekano iyo barindiwe na wazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bivanze na FDLR ndetse na wazarendo. Ibyo rero bikaba byatumye basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko abasirikare babo ubwabo aribo bagomba kwimanukira bakaza bakarinda umutekano w'abaturage mu mujyi wa Uvira, bityo ko nibitaba gutyo nabo bazafata imbunda cyangwa se ibirwanisho nabo bakishora mu mirwano, ko badashaka ingabo za leta ko zigaruka mw'uwo mujyi. Perezida wa Kongo kandi nawe Felix Antoine Tshisekedi nawe akaba yemeje yuko ingabo za M23 zavuye mu mujyi, ariko amakuru yandi akaza yemeza yuko ngo bataravamo neza cyangwa se bose, kuko ngo hari igice kimwe cyagaragaye kivamo yego nibyo, ariko abandi bamwe mu basirikare bakaba basigayeyo mu rwego rwo kugira ngo babanze bashyire mu masezerano cyangwa se bazane izo ngabo za Loni, nk'uko M23 yari yabisabye ko bagomba kuzana ingabo za Loni zikaba zo zigenzura iki gice, hanyuma amasezerano yarangira cyangwa se bashyira umukono ku masezerano y'ibyo bumvikanye, hanyuma bakabona
kuva mu mujyi wa Uvira bose cyangwa se bakabona gushyira nyine mu bikorwa ibyo bumvikanye. Umunsi w'ejo kandi nibwo perezida w'Ubugande nawe yari yagize icyo avuga kuri sinya cyangwa se kuri kuva kwa mama 23 muri Uvira, agira ati ni intambwe nziza ishimishije yo kugaragaza yuko mama 23 yo igikeneye ari umutekano w'abaturage, kandi yemeza yuko nk'uko bahoze babivuga atari uko mama 23 yananiwe no gufata n'utundi duce ifite n'imbaraga zo kuba yadufata, ariko bitewe no gushyira mu biganiro cyangwa se mu bikorwa ibyo bari kuganira muri Qatar, ko bagerageza kubogamira ku ruhande rw'amasezerano apana urwo intambara. Avuga ati rero ni intambwe nziza mama 23 igaragaza, ati nje mbona ahubwo yo iba inari mu gushyira mu bikorwa amasezerano kurusha n'igisirikare cya Congo aricyo FARDC cyangwa se leta ya Congo iyobowe na perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'amakuru menshi njye kuza nkabangarukaho, ariko mbona kubiseguraho kubera ikibazo cy'uburwayi maze imisi mfite, bitewe n'uko amakuru atabagiragaho ku gihe imisi ishize nk'ibiri. Mbabarire rero n'ubu ngubu turaje tujye tubaha amakuru meza kandi yizewe. Cyo musaba no gukanda subscribe ni buri mushya ko zifungura n'izogera, hanyuma ujye ubana natwe amakuru menshi tuzajya tuba turi kukugezaho umunsi ku wundi. Wowe ntujye kure, reka nze tuve n'imuzinguzi zino nkuru zose mubwira ukuntu bimeze muri Congo ndetse n'ahandi mu karere, cyane cyane Uvira, dore ko ubu ngubu abaturage ngo uretse n'imyigaragambyo ubwabo bivugiye yuko n'ibinanga ko leta zunze ubumwe za Amerika zizohereza abo basirikare nabo bazifatira imbunda. Ntujye kure, reka ngaruka.